Yesu niwe nihishemo, yambereye ubuhungiro, ndacankuraho amahoro, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye kirakomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ku manywa mbere igicucu, yambereye ubuhungiro. Ambera itara nijoro, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye kirakomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Mu mvura mbere ubwugamo, yambereye ubuhungiro. Ambera itara nijoro, yambereye ubuhungiro. Mu mvura mbere ubwugamo, yambereye ubuhungiro. Tanubwo imivu itembana, yambereye ubuhungiro. Umwami Yesu, umwami ni igitare gikomeye, gikomeye kirakomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro. Nta mwanzi wese wankanga, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, kirakomeye kirakomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Nawe Yesu, nawe ntazampemukira, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, kirakomeye kirakomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Nta byago byantera ubwoba, yambereye ubuhungiro. Nta mwanzi wese wankanga, yambereye ubuhungiro. Ntabwo nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Nawe ntazampemukira, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye kirakomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Yambereye ubuhungiro. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 6. Abakorinto ba mbere igice cya 6, umurongo wa 19. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu
ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimukiri abanyu ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen. Muri cyo gitabo kandi igice cya 3:16 baravuga ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Bene data, twongeye kandi kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Twishimiye ko twongera kandi kuganira namwe ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo, tugiye kuvuga ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'urusengero nyakuri rw'Imana, urusengero nyakuri rw'Imana rw'umwuka. Mbere yuko dukomeza, turagusaba ikintu kimwe, wewe utwumva, kugira ngo ubashe gukanda ku mutuku, uzaba uduteje imbere mu buryo bw'ivugabutumwa. Urusengero rw'Imana nyakuri ni uruhe? Mbere yuko tuvuga urusengero rw'Imana nyakuri, turabanza tuvuga hejuru y'amateka y'urusengero. Imana imaze guhamagara Abrahamu, imaze no kumutoranya, imaze no gukura ubwoko bwa Isiraheli muri Egiputa, ibambukije inyanja itukura, ibagajeje ku musozi Sinayi. Imana itegeka Mose n'ubwoko bwa Isiraheli kuyubakira ubuturo bwayo, aho izatura. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ubwo Imana yategetse abanyesiraheli kubaka ihema, yarababwiye ngo mwubakire ihema kugira ngo nturemwo. Iyo dusomye mu Kuva igice cya 25:8, uko Bibiliya igivuga ngo, kandi bandemere ubuturo bwera ture hagati muri bo. Ni ukuvuga ngo intego nyamukuru y'Imana kubaka ihema ku banyesiraheli kwari kugira ngo Imana iture muri bo. Iryo hema rero ryari rifite intego zikurikira. Ijambo rya mbere ni Imana kuba muri bo, niyo yari intego nyamukuru, gutura muri bo. Imana yari turi hagati y'ubwoko bwayo. Ikintu kiranga ubwoko bw'Imana ni Imana hagati muri bo. Ikintu cyerekana kuko uri uw'Imana nuko Imana ituye muri wewe. Rero Imana iturana nabo kugira ngo ibone uko isabana nabo, ikorana ubusabane. Iyo umuntu muturanye murasabana, Imana nayo yashatse gusabana nabo, ibategeka kubaka ihema kugira ngo kandi baze bahakirira amajambo y'Imana, oracles of God. Ikindi ni ukugira ngo babashe gusobanukirwa, baza basobanukirwa ubushake bw'Imana. Imana ibabwira ngo nibayubakire ihema. Ni ukuvuga ngo ihema mu Giheburayo, reka tube nk'abavuga aya majambo kugira ngo tuyumve neza. Mu Giheburayo yari mashkan bisobanura ugutura cyangwa gutura, residence. Ni ukuvuga ngo Imana ya Isiraheli ndiho, ubuturo bwayo yarababwiye ngo nimunyubakire ubuturo bwa ndiho. Ubwo buturo mu Kilatini yari tabernaculum, naho mu Kigiriki kikaba skene. Ubuturo niko bwasobanura. Rero ihema bwari ubuturo bw'Imana bwa hano ku isi. Imana yategetse abanyesiraheli kuva bavuye ku musozi Sinayi kugeza binjiye mu gihugu cy'isezerano. Ni ukuvuga ngo ihema ryakoze muri ubwo buryo kugeza bageze mu gihugu cy'isezerano, bafashe igihugu. Urusengero rwaje kubakwa nyuma y'imyaka 440 y'ihema.
imyaka 440 ihera. Ni ukuvuga ngo rero iryo hema uko ryari ryubatse niko n'urusengero rwari rwubatse. Rwagiraga imbuga yo hanze, rukagira ahera habaga isanduku y'isezerano iriho hejuru abamarayika b'amakerubi barinze intebe y'ihongerero, ariyo ntebe y'imbabazi, aho umutambyi yinjiraga rimwe akaminjira amaraso kuri iyo ntebe y'ihongerero kubw'ibyaha by'abanyesiraheli bose. Naho ahera mu majyaruguru y'ahera habaga imeza y'imitsima yo kwerekana. Naho mu majyepfo hakabaho ibitereko by'amatabaza. Igitereko cy'amatabaza 7 cyahoraga cyaka gitanga umuco. Imbere y'ahabaga umwenda wakingiriza ahera wari ufite inkingi enye. Mbere yo kuhagera habaga igicaniro cy'imibavu. Iyo nyubako rero intego yayo twamaze kuyivuga. Nyuma y'imyaka 440 Imana ibategeka kubaka ubuturo bwera, abari Salomo urwubaka. Mureke mbabwire, mu mateka y'abanyesiraheli, mu idini, mu iyobokamana ry'abanyesiraheli, hari ibintu bitatu byagiraga akamaro muri teolojiya. Ibintu bitatu. Ijambo rya mbere mu bintu byagiraga ingirakamaro ryari ihema cyangwa se urusengero rwaje gusimburwa n'urusengero. Bivuga ngo niyo yari centre yo guhura n'Imana, yo gusabana n'Imana, yo kwigira Imana, yo guhabwa imigisha, yo kubabarirwa ibyaha. Aho niho bahuriraga n'Imana. Ni ahantu bakiriraga ibyago mu rusengero, ni ahantu bambarizaga Imana, ni ahantu bahabwaga direction y'Imana, ahantu Imana yari ituye. Urumva koko ni ahantu hatuzaga Imana. Muri Bibiliya yose mu bujanye n'abanyesiraheli ihema ryari rifite akamaro. Ijambo rya kabiri yari amategeko ya Mose. Amategeko ya Mose niyo yabagengaga. Iyo bayubahirizaga bahabwaga umugisha, iyo batayubahirizaga bahabwaga umuvumo. Ni ukuvuga ngo amategeko ya Mose yari ingirakamaro mu Isiraheli. Ijambo rya gatatu wari umurwa wa Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo ntibyari byemewe kubaka urusengero ahandi, ntibyari byemewe gusengera ahandi. Icyaha Yerobowamu yakoze ubwami bumaze gucikamo, icyo yarezwe nuko yubatse ahantu henshi ho guteranira kandi Imana itarahagendeye uko bateranira. Ni ukuvuga ngo abanyesiraheli bose bazaga i Yerusalemu. Ni nayo mpamvu cyagiye Yesu yahuye n'uwa Musamariyakazi. Umusamariyakazi yaravuga ngo mwe musengere wese natwe dusengera ahangaha. Ariko Yesu arababwira ngo musengere ibyo mutazi, kuko agakiza kagomba gukomoka i Buyuda. Iyo usomye muri Zaburi, Yerusalemu ni umurwa ukomeye, ariko kandi wari ufite symbol werekana Yerusalemu yo mu ijuru. N'ubu nyine aho tuzaba mu ijuru hitwa Yerusalemu y'Imana. Ndetse n'abantu b'Imana bose abazaja muri uwo murwa bazabana n'Imana nabo bitwa kandi Yerusalemu. Ariko igihe kigeze bavandimwe, niho dushaka kuvuga ijambo ryacu ry'uyu munsi. Imana yaravuze ngo sinshobora kuba mu nzu zubatswe n'intoke z'abantu, sinahakwigwa aho hantu, ahubwo nakwiyubakira ahanje, aho nabasha gukwigwa naho mwebwe ntimwantuza. Gusa nababwiye ko ihema n'urusengero bwari ubuturo bw'Imana bwa hano ku isi mu buryo bw'ikigereranyo, buri symbolique, ariko butahoragaho. Rero Imana imaze kuvuga mu buhanuzi butandukanye kitaba mu nzu zubatswe n'abantu, icyo yashakaga kuvuga nuko yavugaga kuko izubaka ihema ryayo ikabana n'abantu. Niyo mpamvu
iyo dusomye ijambo ry'Imana rivuga hejuru y'Imana yabaye umuntu ariyo Yesu Kristo muri Yohana, Bibiliya zivuga ngo mbere na mbere hariho jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo uwo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ku murongo wa 10 akavuga ngo uwo jambo Imana yari mu isi, ndetse kandi ngo iyo si ngo niwe wayiremye, ariko ngo yaje mu bye, ariko abandi bamwemera, ngo bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ku murongo wa 14 akavuga ngo jambo iyo Mana, jambo yabaye umuntu abana natwe. Mu zindi ndimi hakavuga ngo yubatse ihema, pitched a tent, yubatse ihema. Imana ubwayo yiyubakira ihema ryo kubayemo hano ku isi. Iryo hema yubatse ni umubiri wa Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yari Imana nzima yaje kubana natwe. Niyo mpamvu yitwa Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Umva nkubwire inshuti yanje, Yesu Kristo yaje kubana n'abantu, ni Imana iri kumwe natwe. Imana yaje guturana natwe. Nubwo ufite ibibazo, ariko dufite Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe nawe mu bibazo, Imana iri kumwe nawe mu ngorane zawe, umenye kuko Imana yaje guturana nawe. Umunsi umwe abantu babaza Yesu, baramubwira ati tuhe ikimenyetso. Yesu arababwira ngo nta kindi kimenyetso mbahaye, arababwira ngo musenye uru rusengero. Mu minsi 3 ntibari bazi kuko Yesu ari urusengero, ari Imana ituye hagati muri bo, ari Emmanuel, Imana iri kumwe n'abantu. Mu minsi 3 ndabangubatse, ati mbega umuntu wishira hejuru, uru rusengero yazigiye barwubatse imyaka 46. Ibyo wabisanga muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 19. Urusengero rwubatswe imyaka 46, wowe ngo urarwubaka mu minsi 3, waribeshe umugabo azayigereranya. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo ibo bari bazi ngo n'urusengero rwa rundi Herode yavuguruye, rwari rukomeye cyane, rwari rwiza mu byiza byari bihari by'ico gihe. Bibiliya ikavuga ngo ariko urusengero yavugaga ngo wari umubiri we, wari umubiri we. Bankubwiye ubyango byemere, Imana yaje mu isi iturana natwe, iri mu mubiri wayo wubatse ari we Yesu Kristo. Ariko uwo mubiri wa Yesu Kristo wagombaga gusenyuka kugira ngo wubake insengero zitandukanye, arizo mibiri y'abakristo. Kugira ngo urusengero rw'Imana central rwari Yesu, ariko kugira ngo rwongere ngwaguke yagombaga kumena amaraso ye no gutanga umubiri we, kugira ngo izindi nsengero nazo zubake uwo mubiri. Kuko abakristo nabambaye umubiri wa Kristo, kuko ababatijwe muri Kristo baba bambaye Kristo kubwo kumwizera, bakaba bagize umubiri wa Kristo, kuko ari umugeni we, iryo torero. Icyo nshaka gushimangira hano ni ahantu havuga ngo urusengero yavugaga ni umubiri we. N'uyu munsi dufite ibyago bikomeye by'abakristo bataramenya, kuko batarasobanukirwa kuko urusengero ari umubiri wa Yesu ndetse n'imibiri y'abera. Bo baracyameze nk'abandi bavuga ngo urusengero rwubatse imyaka 46, baracyareba inyubako. Dufite ibyago by'abakozi b'Imana, by'abapasitori bahaye agaciro inyubako, amatafari n'amabati n'imbaho n'ibyuma n'amakaro, bira byose bubakisha urusengero kurusha imitima y'abakristo, kuruta umubiri wa Kristo. Umubiri we watambwe ku bwacu kugira ngo abawizera bose nabo bahinduke umubiri we, babe urusengero rusa. Abantu bakiyobowe n'ibicucu bya kera bibagirwa icyo ibyo bicucu byavugaga. Iryo hema, ubwo rusengero, zo zose zashushanyaga umubiri wa Kristo,
ari ryo torero, aribo bakristo ba none batuwemo na Mwuka Wera. Ndagira ngo ubwire ngo uve mu bya kera uze mu bya none. Ijambo ry'Imana riratubwira aho twasomye. Bibiliya yatubwiye ngo urwo rusengero rw'Imana ni mwe. Urwo rusengero rw'Imana ni mwe. Uvuga Bibiliya yavuze ngo ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana. Imana ntabwo yishimira gutura muri tuno dusengero, ntabwo iba hariya mutekereza ko Imana iba turiya tuntu abantu bubakaho ya Imana Imana iba mu mubiri wayo yubatse. Umubiri ni Yesu, n'abandi bizeye umubiri wa Yesu bagahinduka umubiri wa Yesu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo timuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Urusengero rw'Imana rwa none ni abantu Imana ituyemo mu buryo bw'umwuka. Abo bubakitswe gute? Bubakitswe kubwo kurya umubiri wa Yesu no kunywa amaraso ya Yesu, kubwo kwizera umubiri wa Yesu no kwizera amaraso ya Yesu, no kubatizwa muri Yesu Kristo bakambara umubiri wa Yesu Kristo bagahinduka Yesu. Bibiliya iratubwira ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba. Kuko urusengero rw'Imana ari urwe, kandi urwo rusengero ni mwe. Bibiliya yatubwiye ngo tubimenye yuko turi imibiri yacu arizo nsengero z'Imana. Imana ituye muri twe. Bibiliya yavuze ngo ntitukiri abacu. Ni gute urwo rusengero rwubakitse? Iyo dusomye mu Efeso igice cya 2, Bibiliya iravuga ngo mwubatswe, igice cya 2 umurongo wa 20. Haravuga ngo kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu ari we buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose irateranijwe neza, irakuranga ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Kugira ngo wubakike kuri Yesu, wizera iby'intumwa zizeye, wubaka aho intumwa zubatse. Warangiza muri Yesu Kristo niho inyubako iri. Abubatse kuri Yesu kubwo kumwizera no kumukurikira, abo ni rwo rusengero. Muri we ngo nimwiza iteranyirizwa ngo igakura ikaba inzu, urusengero rwera. Ziriya nyubako zose kuva iburasirazuba kugeza iburengerazuba, si rwo rusengero runini Imana ikibona. Irareba wewe. Niyo mpamvu wewe ubwawe Imana igutuyemo. Iyo duteranye tuba twagize urusengero runini rw'Imana, ariko aho utuye nawe uru rusengero. Niko Bibiliya ivuze. Iravuze ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu. Muri Yesu nimwo twubakirwa, nimwo duhindukiramo urusengero rwo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Muri Yesu urusengero ni Yesu, na twubakwa kuri we kugira ngo natwe tube urusengero, tugakura kugira ngo tube inzu y'umwuka, tube urusengero rwera rwuzuye mu bwo kubabwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka. Ubwo ni bwo rusengero nyakuri rw'umwuka bw'uyu munsi. Ubwo rusengero rurera, ubwo rusengero n'urw'Imana rushingiye kuri Yesu. Icyanditswe cya nyuma ni kiri muri Petero kivuga yuko turi urusengero, kandi igice cya 2 umurongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kuko Yesu niwe buye rizima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Mube amabuye mazima, ni kuri Yesu twubatse. Wewe utuwemo n'Imana. Nimba dutuwemo n'Imana niki? Nimba turi urusengero rw'Imana niki? Icyo tukwiriye urusengero ni ukuvuga ngo icyo rwari rubereyeho rwari kwerekana ubushake bw'Imana, bwari kwakira amajambo y'Imana. Imana yari ituye muri we.
twara Imana aho utuye hose kuko ari wowe rusengero. Twara Imana ntabwo navuze ngo rangiza, ntabwo navuze ngo kubaka inyubako ni bibi. Oya, kubaka inyubako iturinda imvura, ituma amateraniro agenda neza. Icyampa abantu bose bafite iyerekwa bafite bakagira inyubako, ariko ziriya nyubako si urwo rusengero. Urusengero ni abantu, urusengero ni Kristo n'umubiri we. Icyo inyubako zidufasha, zidukingira imvura, zikadukingira imbeho, zigatuma duteranira hamwe, kandi ni byiza kuzigira kandi zubatse neza. Ariko sizo zifite agaciro kuruta imitima, kuko zizasenyuka neza hano ku isi, ariko urusengero rutazosenyuka n'urw'abana b'Imana. Ntabwo navuze ngo kuja guterana ntabwo byemewe, guterana biremewe. Sinavuze amateraniro, navuze urusengero. Abaterana ni umubiri wa Kristo, guterana ni ibyangombwa, n'urusengero ni ibyangombwa. Ndababwira neza yuko mwebwe ari mu rusengero, muhinduke mwabaye urusengero kubera ko mutuwemo n'Umwuka Wera. Rero ubwo rusengero Bibiliya bivuga ngo ni urwera, ntimukira abanyu mwigenge kuko mutuwemo na Mwuka Wera. Ahasigaye kuko mwahindutse urusengero, umukoro dufite n'uyu, ni ugutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Reka ubuzima bwanyu bube inikema ubwa Yesu, kandi ubwo gutamba ubitanga ubugingo bwanyu. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze. Amen.